Yesu ashimwe bene data, tubasuje mu izina rya Yesu. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe aho mwiherereye hose mu mpande enye z'isi. Imana ikomeze ibiteho kandi bagirire neza, kandi haze kwifuza kwa buri muntu wese. Tugeze muri wa mwanya mwiza wo kuba imbere y'Imana, tugiye gutangira dusenga. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye kubana natwe kandi ukatwitaho, tugushimiye uburinzi bwawe, dushimiye ko tugeze amasaha duhumeka umwuka w'abazima. Izina ryawe ntirishyirwe hejuru, duciye bugufi wowe shyirwa hejuru, twese tuboneze rwose, dukureho umugayo n'ikizinga cyose kitugaragaraho mu izina rya Yesu Kristo. Twejeshe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, kimara kutubabarira. Mwami tuguhaye karibu n'ikaze, ngwino ubane natwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ryawe. Unyemerere nkubere mikoro wivugire, ntaba ari njye. Mwami izina ryawe rishyirwe hejuru. Nyemerera ijambo ryawe ritubere impamba muri urugendo kandi rigira aho ridukura. Icyo twanze ni ukora k'umwanzi, duhagaritse imyuka mibi, duhagaritse ibyakeberanya mu izina rya Yesu Kristo. Dutume umwuka wera kugira ngo asabane natwe muri uyu mwanya. Icyubahiro ni icyawe ubu n'iteka ryose, amen. Tugakomeza dusoma ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, ibice 3 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 20. Reka nsome mu izina rya Yesu. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe? Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Ntihakagire umuntu wishuka. Umuntu wese wo muri mwe niyibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe, abe umuswa kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. Mbese ntimuzi ko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana? Kuko byanditswe ngo itegesha abanyabwenge uburiganya bwabo, kandi ngo Uwiteka azi ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro. Iryo ni ijambo ry'Imana. Bene data, uyu mugoroba nifuje ko tuganirira ijambo ko uri urusengero rw'Imana, nanjye nkaba urusengero rw'Imana. Ni ikibazo rero Imana itubaza, ikibazo imbaza nawe kubaza. Ntuzi yuko uri urusengero rw'Imana? Ese ngewe ndabizi ko ndi urusengero rw'Imana? Ese uzi yuko umwuka w'Imana aba muri wowe? Ese ngewe nzi ko umwuka w'Imana aba muri njye? Ese niba ubizi, n'icyo ukora kugira ngo urinde urwo rusengero rw'Imana? Mwene data unkurikiranye, ni ikibazo. Ni iki uri gukora kugira ngo urinde urwo rusengero rw'Imana? Ese ngewe ndi gukora iki kugira ngo ndinde urusengero rw'Imana? Bene data, urusengero rw'Imana ni urwera, ntabwo hageramo ibibi. Nimureke tururinde ikibi icyo ari cyo cyose, turirinde kurwanduza, kuko Imana mu byo izatubaza narwo izarutubaza. Kandi ijambo ry'Imana rikomeje ritubwira ngo umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana izamutsemba, kuko urusengero rw'Imana ari urwera, kandi urwo rusengero ni mwe. Umuntu utsemba urusengero rw'Imana, Imana nawe izamutsemba. Umuntu ukora ibibi, umuntu wiyandurisha iby'iyi si, umuntu ukora iby'Imana itishimira, Imana izamuhana. Mwene data unkurikiranye, ndagira ngo nkubwire ngo urinde umutima, kuko umutima ni urusengero rw'Imana kandi umwuka w'Imana ari muri wowe. Rurinde. Umwuka w'Imana ntabwo ajya abana n'umwijima, umucyo n'umwijima ntabwo bibana, ikibi n'icyiza ntabwo bijya biturana. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo ukore ibyiza, wirinde ikibi, urinde urwo rusengero rw'Imana, kuko izabikubaza. Irinde ikibi rero n'igisa nacyo. Urusengero rw'Imana ukomeze ururinde, ugire urukundo, ugire ingeso nziza, wera imbuto zikwiriye abihannye, ukiranuke ku gato no ku kanini, wirinde icyaha n'igisa nacyo, wirinde ikibi, kuko mu rusengero rw'Imana ntabwo habamo ibibi, kuko nahera kandi hatuyemo iyera. Niyo mpamvu nkwinginga mwene data unkurikiranye kugira ngo ukore iby'Imana ishaka, wirinde ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo Imana itazaguhana, kuko uwanduza urusengero. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo rinda umutima wawe kurenza ibindi byose, kuko ariho iby'ubugingo bituruka. Bene data munkurikiranye, ndagira ngo mbabwire ngo mu mutima w'umuntu
ari rwo rusengero rw'Imana, niho iby'ubugingo bituruka. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo urinde uwo mutima wawe, urinde ikibi, urinde ubusambanyi, urinde igomwa, urinde ubujura, urinde uburiganya, urinde ubwibone, urinde kwigomeka, urinde ikibi icyo ari cyo cyose cyagutandukanya n'Imana. Ubike urwo rusengero rw'Imana, urinde ikibi icyo ari cyo cyose, ahubwo ukora ibyiza, ukora iby'Imana ishaka, ukiranuke ku gato no ku kanini, kuko uru rusengero rw'Imana, nanjye ndi urusengero rw'Imana, kandi urusengero rw'Imana rukorerwamo ibyiza, rukorerwamo guhimbaza Imana, gusenga, kuganira n'Imana, gukiranuka, gusura abarwayi. Urwo rusengero rw'Imana nicyo rugomba gukora. Urusengero rw'Imana ntabwo rukwiye gukora ibibi. Imana itugirire neza. Mwene data rero ndagira nkubwire ngo witekerezeho, nanjye nitekerezeho, uzirikane kuri urusengero rw'Imana, urebe niba nta kintu uri gukora Imana itishimira, urebe ko utari gutera Imana umugongo, ubundi upfukame usabe Imana imbabazi. Irakubabarira kubera ko ihora ku ntebe y'imbabazi. Ngo ntihakagire umuntu wishuka, umuntu wese wo muri mwe nibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe abe umuswa kugira ngo abone uko aba umunyabwenge nyakuri. Umuntu nibwira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe ngo niyigire umuswa kugira ngo abe umunyabwenge nyakuri. Bene data, ubwenge bw'isi ntacyo bumaze kuko buzashira, buzarangira. Niyo mpamvu mbabwira ngo umuntu wese niyibwira ko ari umunyabwenge azaba yishuka. Ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Mwene data nkurikiranye ndagira nkubwire ngo ubwenge nyakuri ni ukubaha Uwiteka, kujijuka nyakuri ni ukuva mu byaha. Niwibwira rero ko uri umunyabwenge ku by'isi, ku by'iki gihe, uzaba wibeshye. Ubwenge nyakuri ni ukubaha Uwiteka, ubaha Uwiteka kandi ukora ibyo gukiranuka, kandi ukora iby'Imana ishaka, nibwo uzashimwa n'Imana kandi uzahabwa ingororano. Ngo mbese ntimuzi ko ubwenge bw'iyi si ari ubupfu ku Mana? Mwene data, ngo ubwenge bw'iyi si ni ubupfu ku Mana. Niyo mpamvu mbabwira ngo ntihagire uwirata ubwenge, uwirata yirate Kristo, uwirata yirata Imana, naho ubwenge bw'iyi si ni ubupfu. Imana itugirire neza. Bene data, nimureke twe kwishingikiriza ku bwenge, twe kwishingikiriza ku buhanga bwacu, ahubwo twishingikirize ku Mana, kuko Imana niyo itanga ubwenge nyakuri, aribwo bwo kubaha Imana. Twubahe Imana, dukore ibyo gukiranuka, twirinde ikibi n'igisa nacyo, kuko turi urusengero rwa Kristo, nanjye ndi urusengero rwa Kristo. Dukore ibyiza kugira ngo tuzabone iherezo ryiza. Ngo itegesha abanyabwenge uburiganya bwabo. Ngo itegesha abanyabwenge, Imana itegesha abanyabwenge uburiganya bwabo, kubera ko ubwenge bw'iyi si ni ubupfu ku Mana. Mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo twe kwishingikiriza ubwenge, twe kwibwira ko turi abanyabwenge. Umubwiriza yaravuze ngo ubwenge nabwo ni ubusa. Mwene data, ubwenge ni ubusa, ariko ubwenge nyakuri ni ukubaha Imana no gukora ibyo gukiranuka. Imana itugirire neza. Ngo nuko ntihakagire, ngo Uwiteka azi ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro. Uwiteka azi ko ibyo abanyabwenge batekereza ko bitagira umumaro, kubera ko bishima ubwenge bwabo, bishima imbaraga zabo, ariko ntago bazi yuko Kristo, Imana iri hejuru ya byose. Bene data, nimureke tureke kwishima ubwenge bwacu, nimureke twe kwishingikiriza ku bwenge bwacu, kuko nabwo ngo ni ubusa. Ahubwo tumenye ubwenge nyakuri bukomoka ku Mana, bwo kubaha Imana no gukora ibyo gukiranuka. Imana izatugirira neza. Mwene data unkurikiranye, ndagira nkubwire ngo uru rusengero rw'Imana, urusengero rw'Imana ubizirikane kandi ubitekereze. Kandi urusengero rw'Imana ni urwera. Mu rusengero rw'Imana rero hari ibidakorerwamo, hari ibyo umuntu adakwiye kuvuga, hari ibyo umuntu adakwiye kujyamo, hari ibyo umuntu akwiye kwirinda, hari ibyo umuntu adakwiye gukora. Ndakwinginga we mwene data unkurikiranye, wibuke ko urusengero rw'Imana. Nujya kujya mu busambanyi, wibuke ko urusengero rw'Imana. Nujya kwiba, wibuke ko urusengero rw'Imana. Nujya kuvuga amagambo usebya abandi, wibuke ko urusengero rw'Imana
rw'Imana, nujya guca imanza wibuke ko urusengero rw'Imana ntago haberamo ibyo. Urusengero rw'Imana haberamo guhimbaza Imana, gusingiza Imana, gukora imirimo myiza, gusura abarwayi, guhumuriza abababaye, urukundo, gukunda bose, ingeso nziza. Ibyo ngibyo nibyo biba mu rusengero rw'Imana. Ndakwifuriza aho nkurikiranye kugira ngo ukore ibyo gukiranuka, kugira ngo ukomeze urinde urusengero rw'Imana, kubera ko ijambo ry'Imana nasomye ryarambwiye ngo dore ndaza vuba ngo nzanye ingororano kugira ngo buri wese mugororere ibihwanye n'ibyo yakoze. Mwene data, Imana iri hafi kuza kugororera buri muntu wese. Ese urwo rusengero rw'Imana uri kururinda neza? Ese urwo rusengero rw'Imana uri gukoreramo ibikwiriye? Imana itugirire neza. Ibaze nanjye nibaze, itekerezeho nanjye nitekerezeho. Bene data, muri iki gihe abantu bari kwiyandurisha iby'isi, ariko ndakwinginga kugira ngo wowe warutanye, wowe warugiye kure y'Imana, wowe wari gukora iby'Imana idashaka, ibuka ko urusengero rw'Imana, ubundi upfukame usaba Imana imbabazi. Imana irakubabarira. Imana ihora ku ntebe y'imbabazi. Imana iragukunda. Imana ishaka ko uhindukira ukava mu bibi. Imana iragukunda. Ca bugufi usaba Imana imbabazi. Imana irakubabarira, ubundi igukure mu gitabo cyo kurimbuka, ikwandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuko mwene data, uru rusengero rw'Imana, rinda umutima wawe, kuko Imana iba muri wowe, Mwuka w'Imana aba muri wowe. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo urinde umutima wawe, uwurinde ikibi n'igisa nacyo, kubera ko umwijima n'umucyo ntibibangikanwa. Mwene data, ntabwo umwijima n'umucyo bibangikanwa. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wirinde ikibi n'igisa nacyo, wirinde ibyatuma ujya kure y'Imana, wirinde ibyatuma Mwuka Wera ahunga, ahubwo ukora ibyiza kugira ngo uzahabwe ingororano nziza, kubera ko twaremewe imirimo myiza muri Yesu Kristo. Imana turemeye kera kugira ngo tuyigenderemo. Niyo mpamvu nkwinginga kugira ngo wowe nkurikiranye ukore imirimo myiza, kandi urinde umutima wawe kurenza ibintu byose, kuko iby'ubugingo ariho bituruka. Imana itugirire neza. Bene data, ni ukuri nimureke dukora ibyiza. Ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ese nukora ibyiza ntuzemerwa? Mwene data, nukora ibyiza uzemerwa. Ukora ibyiza, ukora ibyo Imana ishaka, uzemerwa, kandi Imana izakugirira neza. Kandi reka nkubwire, nukora neza bizakugirira umumaro mu gihe cya none no mu gihe kizaza. Imana itugirire neza. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo nimureke kugendera mu nzira ngari, nimureke kugendera mu nzira y'igihogere, mureke kugendera mu kigare, mureke kugendera ku bandi bantu, ahubwo buri muntu wese nacunge irye zamu. Buri muntu wese nacunge irye zamu. Nyura mu irembo rifunganye, kubera ko ariho iby'ubugingo biva. Irembo rigari rijyana kurimbura, rijyana kurimbuka. Ndakwinginga mwene data nkurikiranye, kugira ngo urinde izamu ryawe, ukore iby'Imana ishaka, unyure mu irembo rifunganye, kubera ko niryo rijyana ku bugingo. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo ukore ibyo gukiranuka, kubera ko nyuma yaha hari ingororano. Mwene data, ndakwinginga kugira ngo wite ku iherezo ryawe, uririre ubugingo bwawe, kandi wirinde ikibi n'igisa nacyo, kugira ngo uzabone iherezo ryiza. Imana itugirire neza. Mwene data unkurikiranye, ndetse n'umuntu wese unyumva, ndagira ngo nkubwire ngo niba hari aho wari ugiye kure, niba hari aho wari uri kubivanga, niba hari aho wari ucitse intege, ndakwinginga kugira ngo uce bugufi usaba Imana imbabazi. Na cya kirara cy'inzererezi kisubiyemo, kibona ko cyacumuye, kiravuga ngo data, ngo nagucumuyeho ncumura yo kuba mu ijuru, mbabarira, singikwiye kwitwa umwana wawe. Ariko ise akibonye, acyakirana urukundo rwinshi. Na data wa twese uri mu ijuru aragushaka, aragukeneye. Niba wari uri mu bibi, bivemo. Niba wari uri mu mwijima, uvemo, ugarukiraho, kuko mu Mana niho harimo byose. Mu Mana niho tubonera byose,
kandi tukabona n'iherezo ryiza. Wowe utari mu Mana uri guhomba, uri mu gihombo, ngwino kwa Data kubera ko harimo byose. Ntacyo uzakena, ntawe wiringiye Imana uzakorwa n'isoni. Nawe utari wakira Yesu Kristo nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwawe, ngwino umwakire akubera umuyobozi, akubera umujyanama. Muri Yesu harimo amahoro, muri Yesu harimo umunezero, muri Yesu harimo ibyishimo utakura ahandi hantu, kandi muri Yesu tuboneramo ubugingo. Niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawe uzajya kwa Data atamujyanye. Ntabwo uzicuza gukurikira Yesu, ntabwo uzicuza kugendana na Yesu, kubera ko ni amahitamo meza. Imana itugiriye neza. Reka dushime Imana kubwira ijambo. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaye. Tugushimye neza n'urukundo rwawe, tugushimye kubwira ijambo. Ijambo ryawe ritubwiye ko turi urusengero rw'Imana. Mana, turakwinginze kugira ngo uduhe kurinda urusengero rwawe, uduhe gukora ibyiza, uturinde icyaha n'igisa nacyo, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami Imana, turakwinginze kugira ngo rwose uduhe gukiranuka muri byose, ahagaragara n'ahatagaragara. Bankurikiranye nabo bahe gukiranuka, barinde ikibi n'igisa nacyo, barinde ibyaha mu izina rya Yesu. Barindira ubugingo ko aribwo buzakubona. Abarwayi bakize, bafite intimba n'agahinda b'amahoro mu mutima, bari bacitse intege bongera imbaraga, wongera usuku ububyutse mu itorero, ugabanya abarimbuka wongera abakizwa. Bafite intimba n'agahinda b'amahoro mu mutima, Mwami tusengeye ababyeyi bategereje urubyaro, baremera igitangaza kandi ukomeze ubiteho. Urakoze kumvishe gusenga kandi wabanye natwe, icyubahiro n'icyawe n'iteka ryose. Amen. Mwakoze cyane. Imana y'amahoro ikomeze ibane namwe kandi ikomeze ibiteho, ibagirire neza, ihaze kwifuza kwa buri muntu wese, kandi buri wese uko ayifuza ayibone, kandi ikirutaho ikomeze ibarindire ubugingo. Nawe ubutaha. Bye.